nguciyemo gatoya hari amakuru mfite y'ukuntu wari umucuranzi wacurangaga gitari uhicometse kuri radio kuri radio ya National. Ayo makuru Reka ntangire mbaha ikaze bakunzi ba Kebuka Buryo TV. Uyu ni wa munsi tumaze iminsi dutegereje kandi dushaka cyane abakunzi bakorera bibutse Uwiteka ndetse by'umwihariko itorero rya DPR Kavumu. Mbaha ikaze kandi babwanga Imana ibaha umugisha. Bashimiye yuko muri abakunzi bacu b'umumaro kandi mukomeje kubana natwe. Uyu ni wa munsi rero kugaragaza tugashyira ku mugaragaro album ya mbere y'abibutse Uwiteka. Kandi ntago twareba icyo bakoze tutari twamenya ngo bavuye hehe byagenze bite. Imana yabanye nabo kuva ryari kugeza n'uyu munsi. Rero turi kumwe n'umushyitsi uyu munsi ndetse ntabwo n'umushyitsi usanzwe, n'umushyitsi udasanzwe, umukozi w'Imana. Kugeza ubu ngubu niwe ugiye kuduha amakuru yose yo kuntu korari abibutse Uwiteka yagiye izamuka no kuntu yagiye ikura. Ndakwakira rero Yesu aguha umugisha. Murakoze cyane. Amazina nitwa Mbarwabukeye Mugisha Jean de Dieu. Urabizi ko nanjye ndi umwana wareze, nanjye ndindangera ahangaha ngeze kandi n'ubundi ndacyemera kundera. Twagira ngo rero dufatanye kugira ngo dusangize abakunzi ba Kebuka Buryo TV n'izindi nshuti zose zabibutse Uwiteka n'abakunzi ba DPR Kavumu, uduhe amakuru n'amateka yo kuntu korari abibutse Uwiteka yagenze. Ubwo rero uratangira twibwira amazina ubundi ukomerezeho. Karibu, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Nitwa Uwizeye Emmanuel. Nkaba ndi umukristo, narabaye n'umuyobozi wa korari abibutse Uwiteka. Yego. Uyu munsi wa none amateka ya korari abibutse Uwiteka wenda tugiye kumava n'amavuko yayo. Korari abibutse Uwiteka ni korari yavutse 1993. 1993. Ivuka muri korari abakoze bagororerwe. Yakoreraga umurimo w'Imana mu Rukari. Hanyuma mu gihe twari turiho twiyorganiza ngo twamamaze ubutumwa bwiza, habaho inama. Inama yemeza ko hakwiye kuboneka abantu bahaguruka bakajya kuvuga ubutumwa mu cyari segiteri ya Kibinja na segiteri ya Gahondo. Muri abo rero nari ndimo. Kuko dufata bemeza abo bantu bari bashingiye aho batuye kugira ngo bajye kuvuga ubutumwa ariko bahereye iwabo. Nuko rero twateguye ivugabutumwa ryacu 93 turamanuka tuza mu cyari segiteri Kibinja. Nyuma tugeze mu cyari segiteri Kibinja singa Imana. Twari abantu 15 mwenyine bagize korari abibutse Uwiteka. Ni jye wari perezida wabo. Amasengesho yo gutangiza uwo murimo muri korari abibutse Uwiteka, twakoze amasengesho y'iminsi 3 tuyasoreza ku musozi wa Gacu. Igacu ku musozi ku musozi niho twakoreye amasengesho yo gusaba Imana ngo ituyobore inzira muri iryo vuga butumwa dutangiye. Muri ayo masengesho rero tuyasoza, Imana yaduhaye amasezerano. Itwemerera ko dutangira umurimo kandi itubwira ko izabana natwe, igakorana natwe. Natwe tugira ishyaka, tugira umuhati, turahaguruka dutangiza umurimo. Tugeze Kavumu, ahantu twabonye icyicaro, ahantu twashyikira ni muri Rugari, ahantu hari inzu bapimiragamo urwagwa. Habanje kuba hari akabari imbere. Akabari bagakuramo
dutangiza ivugabutumwa. Aho hantu niho twakwita ko ariho hambere twatangira ivugabutumwa ryacu. Imana ishimwe cyane. Dutangiza umurimo, turirimba, dusenga Imana, tubwiriza ubutumwa bwiza, tugenda Imana itwongerera abakizwa. Imana igenda itwongerera abakizwa kuva muri 93 kugeza 94. Twari tumeze neza, tumaze kuba abantu bageze mu baririmbyi 30. Hagati mu mwaka umwe mwamaze kwa muvuye kuri 13 kuri 15 twari tugeze mu baririmbyi 30 mu mwaka umwe. mwe muzamuka, Imana yabashyigikiye. Imana yari dushyigikiye. Dufite abakristo bageze muri 20 bo batari abaririmbyi. Hanyuma biragenda bigera 94. Muri 94 niho twaje kubona yuko ibihe bihindutse, twahuye n'ibibazo byinshi. Icyo gihe twakoze amasengesho dusaba Imana ngo itugirire neza, twabonaga igihugu kiri mu bibazo bikomeye. Birumvikana. Ariko Imana iduha amasezerano, itubwira ko bamwe muri twe igiye kubacyura, itubwira ko abandi izabarinda bakazakomeza umurimo wayo. Ayo masezerano turayasengera, ntabwo byatinze. Jenoside yagwiririye u Rwanda ibiratangiye. Hanyuma itangiye birumvikana twaratatanye. Ibyo bitabyumvikana. Bamwe barahunga, abandi barapfa. Hanyuma jenoside imaze guhagarara, twisanze dusigaye turi abantu bake cyane, tutashobora gukomeza umurimo muri korali. Twasubiye mu Rukari. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bamwe muri mwe barapfuye, abandi ariko ntabasubiye inyuma, abandi barahunze ntibagaruka. Noneho mubona ko musigaye muri bakeya, mwita musubira mu Rukari. Dusubira mu Rukari kuko twabonaga tutakomeza ivugabutumwa nyuma y'ibibazo twari tunyuzemo. Birumvikana, si mwenyine. Yego. Hanyuma tugeze mu Rukari, twakomereje umurimo mu bakozi bagororerwe. Aho twari twarahagurutse n'ubundi duturutse, dukomeza ivugabutumwa, dufatanya nabo. Ariko twongera kugira icyifuzo muri 96 twumva ko dukwiriye gukomeza gukora umurimo w'Imana muri segiteri ya Kibinja ndetse na Gahunda. Tubiganiraho n'ubuyobozi bwa paruwasi, baradushyigikira, dusenga Imana, turahaguruka. Tujya guhaguruka, Imana yadutumyeho umukozi w'Imana aturutse ku Kibuye, ari umuhanuzi. Aza kubahanurira, araza aratubwira ati Imana yabantumyeho ko abantu biyemeje guhaguruka bakajya gukora umurimo wanjye, izabana nabo kandi izabashyigikira. Imana ishimwe cyane. Dusezeranya ko izaduha umugisha. Natwe turahaguruka tugaruka i Kavumu. Twageze i Kavumu, mu mbogamizi twagiye duhura nazo. Ikibanza twari dufite, icyo ngicyo cyari twarahawe, hahoze ari akabari imbere. Aho hari akabari twarahakodeshaga, ariko akarere karaduhaye ikibanza. Ubuyobozi bwite bwa leta twaragihawe munsi y'icyahoze ari Forge, uruganda rwa Forge. Ubu basigaye bahita Kavumu TVET. Muri ibyo ngibyo. Hanyuma tuhageze, akarere kongera kutumenyesha ko kahisubije, ahubwo hagiye gutuzwa abantu basizwe iheruheru na jenoside, badafite aho baba. Turabyumva, turabyakira. Hanyuma twebwe dukomeza gusenga Imana. Yewe nta n'ahandi batuguraniye ngo batubwire ko hari ahandi batwerekeje, ahubwo baratubwiye ngo ikibazo cyacu bazakomeza bakiganire. Tutarabona igisubizo kivuye mu buyobozi bwite bwa leta, twebwe twishatsemo igisubizo. Tugura ikibanza hafi y'aho hantu, hafi y'aho bari babahaye n'ubundi, hafi y'aho bari baduhaye. Tukigura n'umuturage, dukorana amasezerano, turamwishyura, tubambamo shitingi. Mwese guhera ubwo ngubwo mukimara kubona ikibanza cyanyu, mwese mutangira gukorera muri shitingi. Twahise dutangira gukorera muri shitingi. Imana ko yabanye namwe. Imana yabanye natwe, Imana yatugiriye neza. Hanyuma muri iyo shitingi rero niho tugeze, ubwo turi muri shitingi. Imana yagiye ibana natwe uko tusoma ijambo ry'Imana tukuvamo ibyo kutwiringiza.
kandi n'ubuyobozi bwa paruwasi bwatubaye hafi. Ntabwo byatinze, nyuma y'umwaka umwe twatangije inyubako yo kubaka urusengero. Ubwo tukiri ba bandi bantu bageze muri 15, hagati ya 15 na 20 naho twari turi. Dukomeza umurimo w'ivugabutumwa na korali Abibutse Uwiteka. Ntabwo bitwaga Abibutse Uwiteka, yari korali ya Kibinja, ko twari tutarabona izina. Mbere yitwaga ari korali ya Kibinja. Twari tutarabona izina. Nuko dukomeza umurimo w'Imana, tuvuga ubutumwa bwiza, Imana itwongerera abakizwa. Tumaze kubona korali y'urubyiruko dufite yunganira Abibutse Uwiteka, ubwo nibwo twakomeje umurimo, dukora inyubako iriya turimo n'uyu munsi wa none, dufatanije na paruwasi ya Rukari. nta guciye mu ryo uvuga, ni ukuvuga ngo uriya rusengero ubu ngubu murimo n'ubu nirwo mwatangije icyo gihe muri 96? 96 nibwo twarwubatse, nibwo twatangiye kurwubaka. nashaka kugira ngo nkubaze ngo kugira ngo ive muri korali ya Kibinja noneho ibone ryo izina ryo kwitwa Abibutse Uwiteka, hari mu wuhe mwaka? Icyo gihe mu bayobozi bagufashaga mu kuhayobora, kuko nzi neza amakuru yose mfite ko ari we wari uhari nk'umuyobozi. Undi muyobozi wagufashaga icyo gihe yari indi? Icyo gihe umukozi w'Imana twari kumwe, ubu n'umupasiteri yitwaga Muhire Fideli, nawe yari mwarimu. Jewe nari umuvolontaire, ubwo nari maze kuba umuvolontaire, ndi mwarimu wungirije. Ari nawe perezida wa korali n'ubu? Ari nanjye perezida wa korali Abibutse Uwiteka. Ubwo rero twakoranye umurimo w'Imana, turasenga Imana, dusaba Imana iduha izina, nibwo korali yiswe korali Abibutse Uwiteka, nabwo rivuye ku Mana. Imana rero iguha umugisha. Nagira ngo tudatwaye umwanya tugere guhera ubwo maze kwitwa Abibutse Uwiteka, uri perezida wayo, uri na mwarimu w'umuvolontaire cyangwa se umukorerabushake. Imana yagiye ibana namwe, birumvikana, kuko tugeze ubu ngubu ko mungana n'ukuntu mumeze, imirimo y'Imana iragaragara. Ariko nagira ngo udufashe gatoya, ibintu byaragaragaye nk'imbogamizi zikomeye cyane zagiye zikoma mu nkokora korali Abibutse Uwiteka. Ubu ngubu bakaba bati noneho Imana ibyo ngibyo yabikuyeho. Ni izihe nkeya muri zo wakwibuka tubwira? Imbogamizi zikomeye twahuye nazo ni igihe jenoside yabaga, twatakaje abaririmbyi, kandi bari abaririmbyi bafite ubunararibonye muri uwo murimo. Kongera kwiyubaka nka korali byaratugoye, birumvikana. izindi mbogamizi twahuye nazo, igihe twari tumaze gutakaza ikibanza, twari abaririmbyi ariko ari natwe twishakamo ibisubizo, birumvikana. byaratugoye kongera kubona aho duhagarara. Ariko Imana iza kudushyigikira, tubona aho duhagarara, dukomeza umurimo. Urebye nta zindi mbogamizi zikomeye twagize, uretse ko ntibyabura, hariho ubukene, abantu bakiyubaka, igihugu kikiyubaka, natwe twiyubaka nka korali. Ariko tuza kugenda Imana itugirira neza, uko itwongerera abakizwa ari nako twongererwa imbaraga, birumvikana. Dutangira dushaka ibikoresho bya muzika kugira ngo tubashe gukora ivugabutumwa rijyanye n'igihe. Nguciyemo gatoya, hari amakuru mfite y'ukuntu wari umucuranzi wacurangaga gitari uyicometse kuri radiyo. Kuri radiyo ya nasiyonari. Ayo makuru yana? Mu by'ukuri ni kwa kwishakamo ibisubizo. Twakoreshaga gitari seshe, izi zitari elegitike. Noneho kugira ngo zibashe gusohora amajwi, twakoreshaga radiyo bita nasiyonari Panasonic, tukayamplifiya kuri gitari, dushyizeho utumikoro, ikabasha gusohora amajwi akumvikana, ariko mu metero nkeya. Birumvikana. Ubwo buryo twarabukoresheje. Ari nawe ubikora? Ari nanjye ubikora. Imana yagufashije cyane, gukoresheje by'ubutwari. Imana iguha umugisha. Nari ndimo nibaza kuva ku rwego rwo gukoresha iyo gitari wicometse kuri radiyo bikajya ubu ngubu ari ibyuma binini. Wowe nk'umuntu wari uhari icyo gihe, abo wagiye urera bakura, kuko nanjye naje ibyuma bimaze kuhagera, abo wagiye urera bakura, bamwe bari n'abana bakagenda banazamuka, unagira ngo noneho kugira ngo ducunguze uburyo umwete, umbwire ko abantu wagiye urera muri iyo korali n'abakristo,
ubu ngubu bageze ku rwego rumeze gute? Harimo abari gukora hehe, harimo abameze gute mu rwego rw'uko nawe ubona nk'umuntu mukuru w'inararibonye ukuntu ubona byagenze? Imana yagiye twagura mu rubyiruko twareraga, yego, harimo abari mu ishuri. Imana iza kubagirira neza, bariga bararangiza, bamwe baba barimo, abandi baba abaganga, abandi baba abashoferi, abandi bagira imirimo itandukanye. yego, Hanyuma muri iyo mirimo Imana yagiye ibaheramo umugisha, bakomeje gushyigikira korali abibutsa Uwiteka. Ubwo twari dufite umushinga wo kugura ibyuma, yego, ndibuka ko ibyuma bya mbere biri elegitike twaguze sentetizere, tugura gitari 3, gitari solo, gitari baze na gitari ya kompanyoma. yego, Dutangira gukora umuziki dukoresheje ibyuma elegitike. birumvikana. Twari dufite amahoparereri, dufite amamplificateri, mbega icyo gihe Imana yatugiriye neza. Yego. Twakoze ubwitange, tugura ibyuma bya korali, dutangirana no gukora umuziki noneho wumvikana neza, ahantu hameze neza. Imana yarabakoresheje. Ubu ngubu nk'umuntu wareba Kebuka Iburyo TV uyu mwanya, akaba ari nk'umuntu warabaye mu makorali wenda ahandi hantu, akavuga ati hari korali njye nabayemo nsanga n'ubundi abantu bagiye muri korali yubatse, akajya muri korali yari yubatse, noneho akaba yumvise amateka ya korali yo yatangiye ari abantu 15 na jenoside ikaba bamwe bagapfa bakongera bakazanzamuka. We ni iyihe nama wamuha, ni n'uruhe rugero yagenderaho kugira ngo amenye imbaraga zo kurindira no gukorera Imana? Inama jyewe naha abo bantu mu buzima, burya ikintu cya mbere ni ukugendana n'Imana, ukizera ko ibyo yavuze nubwo byatinda cyangwa se nubwo byaca mu ngorane, ariko biba bizasohora. Yego. Twebwe twari dufite icyo twavuganye nayo mu ihaguruka ryacu, yaratubwiye ngo izabana natwe kandi izadushyigikira. Noneho nubwo twagiye tunyura mu bikomeye, tukagira gushidikanya, twavuga ngo se bizanyura mu zihe nzira, ariko Imana yo yari izi nzira, yaradushyigikiye, ibana natwe. Jyewe rero nabwira umuntu wese kutacika intege, kandi kuzirikana icyo Imana yasezeranye, kuko iyo nubwo cyatinda ariko iragisohoza. Ni Imana isohoza amasezerano, ni Imana isohoza ibyo yavuze. Tugeze rero kuri uyu munsi noneho, mwageze icyo gihe mugura ibyuma, ndumva nanjye amakuru nagiye nzamo, kuko najemo maze kuva muri korali y'urubyiruko, nanjye hari ibyo nagiye nibonera. Ariko nagira ngo noneho mu minsi ishize niho abantu benshi bagiye bamenya amakuru y'uko noneho mugiye gushyira ku mugaragaro indirimbo, alubumu ya mbere. Muri ino minsi rero mwiteguye gute? Ubu abantu bari buze kubona iki kibatunguye? Ni ikihe kintu gishyashya mwaduteguriye kugira ngo abakunzi b'umurimo w'Imana, abakozi b'Imana, abanyamasengesho n'abavugabutumwa n'abandi bahanzi bavuye ngo Imana yakoze umurimo mu bibutsa Uwiteka? Ni igiki muduhishuriye uyu munsi tugiye kureba no kwereka inshuti z'umuryango n'abantu bose b'abakozi b'Imana? Ni ikihe? Urakoze cyane. Yego. Mu by'ukuri ibyo twabahishiye birahari kandi ni byinshi. Yego. Ariko igikuru cyane ni ubutumwa bwiza bubitse mu bihangano bya korali abibutsa Uwiteka. Yego. Ubwo turi bubushyire ku mugaragaro uyu munsi, bwumvikane ku bari hano no ku bari kure. Yego. Ndumva ari icyo kintu nakwita uruhisho rukomeye cyane. Yego. Muri korali abibutsa Uwiteka. Yego. Urakoze, ndagushimiye. Imana iguhe umugisha. Turakomeza kubana n'ubundi, kuko twari tugize ngo tubanze duteguze abantu tubabwire ibigiye kuba, ariko n'ubundi turakomeza kubana. Turagushimiye rero, Imana iguhe umugisha. Reka tugusaba usenge Imana kugira ngo izindi gahunda zose tugiye gukurikira no kureba abaririmbyi ndetse n'abashyitsi dufite uyu munsi, kugira ngo dukurikirane gahunda zose. Karibu no gusenga Imana. Urakoze cyane. Kadusenga Imana. Mana data wa twese, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye. Uri Imana igira neza, uri Imana isohoza icyo yavuze, wabanye natwe dutangira uyu murimo, kandi kugeza uyu munsi wa none ibyo wadusezeranije turagushimira ko ubisohoza. N'uyu mwanya turagushimira kuri kumwe natwe. Dusabye ibihe byiza rero, ukomeze kubana natwe, ukomeze kubana n'abatwumva, ukomeze kubana n'umuntu wese witabiriye kuba muri uyu mwanya. Dusabiye umugisha buri wese wakoze imirimo kugira ngo tugere kuri uyu mwanya mwiza. Turasabye kugira ngo buri wese umuhe umugisha Uwiteka Imana. Urakoze, komeza kutugirira neza, natwe tubisabye tubyingingiye mu izina rya Kristo Yesu. Amen.